Imana ishimwe cyane. Ese ashimwe. Nishimiye kuba ndi hano. Kandi nishimiye kuba ndi nabishoboye kuvuza. Mukanya ngira ngo nakubwiye yuko yari bigiye kugiramo gute. Hari show twari dufite na ba DJ Pius. Ngira ngo urebye kuri Instagram ya DJ Pius wayibona. Yitwa Chop Life ariko yampamagaye ndavuga Pius Chop Life. Ni ibintu ndimo abanyarwanda barabibona gute. Chop Life nayikatiye kandi bari kuma amafaranga dore naje hano. Rero hari igihe uvuga ijambo ukavuga uti ijambo mvuze ijambo rika uko watuye bajyaga bitubwira ngo uko watuye no yaturiraho dufaranga duke uzabona duke. Uvuga uti Imana ndashaka inzu y'icyumba na salon niyo uzabona. Ujye watura cyane kugira ngo ubone byinshi kurushaho kandi Imana irabitanga. So ndavuga nti ibi biro ntago zabisubiramo. Ibyo kujya muri club ngatwika abantu nkabogeza tukogeza indirimbo tukogeza ntabwo zabisubiramo. Nari mfite contract na Sky Lounge club yitwa Sky Lounge, mfite contract na za Urban Suites, but I'm not going back there anymore. I will serve my God kubera ko babyita kwisobanukirwa nyine. Erega Imana igushakira kubona iyo yaguhamagaye igihe cyawe kiragera bikizana. You don't even have to push it cyangwa se ngo biforce. No. So jewe naravugaga nti kankomeze nirire show gake gake bizaza. Ariko ibintu bizaba wa mugani Imana iba yabibonye. Ibaza impamvu nkora muri ibyo bintu imyaka 10 n'ingahira kuva 2012 kugeza ubu ngubu ndi muri entertainment, TV, radios, MC. Ariko sindanywa pe, ntazoga ndanywa, nta tabi ndatumura. Kandi mbana nabo bantu muri iyo society. So ubona ko iranga Imana igushaka iragutegurira. Seriously speaking, so kwigiza cyangwa se iki arabamonaga kuri Flash TV tubyina n'abarbina akavuga ngo ari abatipa abana baba bacomye cyangwa bankweye. Ariko nta gisindisha na kimwe umubiri wanjye uzi kugeza aya magingo aya. Gisindisha we no mubiri wanjye uzi no kubyina wenda no kwemusinga no kuvuga wenda amagambo y'isi no gusangira amagambo y'isi n'abisi. Ariko ndifuza ko ibyo byahinduka. Imana igahindura ururimi rwanjye akagive umuntu hari gere kuganira n'abantu kugira ngo bagutestinge barebe niba koko warakishijwe bakaza bakubwira amagambo kiriya cyanase. Byanara biturekeye se. For example witwa Dumba we yarapostize kuri Instagram arapostinga MC Nario aragiye turekeye ijipo za Kigali. Aragiye turekeye abakobwa b'i Kigali ndabwira brother I'm serious about this. Tugiye kuri TV10 barantumira ngezeyo noneho bambereye ikindi ngo kano gafiri muri gukina noneho nakaye Ntagatwiko muri ho ko baroki bagize gutya bakaza bafite roka kavuga ko afite ubukwe bakambara ibintu by'abageni kuza mu gatwiko ko kubatizwa ni ibiki biriye. Ndabwiye biri serious nabatijwe nakiriye agakiza usibye nibyo nakomeje gukizwa. Hari ukubatizwa ari no kwakira agakiza. Iyo wakiriye agakiza no kureka buri kimwe cyose siko bimeze bavandi. Ureka buri kimwe cyose kibi cyose ukakireka. I want to be holy. Kuri njyewe narasomye sanga iyo wakiriye agakiza wa mugani w'umwana buri umugeni wa Yesu niko bavuga. Nubwo ejo bundi nayivuze kuri televiziyo umuntu akambwira ngo ubwo se so ubupede saho bwahereye. Ndambwa oya buri umugeni wa Yesu muri Holy Spirit. So urumva ko abisi baratugerageza. Ibaze namubwiye ngo ndi umugeni wa Yesu atupede naho bwahereye. Kandi narabisomye muri Bible actually kuko njyewe kuva ninjira muri ibi bintu maze igihe nsoma Bibiliya. Nasomye Petero gitabo cyose. Peter wa mbere wa kabiri ya gatatu nakubwira ibirimo byose ubu ngubu. Soma Yohana wese namusoje uburyo yazutse ni Lazaro ni Lazaro. Uburyo yaravuze sister biyo bavuze bati yapfuye Yesu akamubwira ati ako nakantu toto nagakora aragendera muzura amazi iminsi 4 bataranuka urumva ko byose mbizi. So maze kugera Ntagatwiko Ndiho. That's why I'm giving you this testimony. Kandi ubwa mbere ngiye mbahaye testimony kuva nakizwa. Si ibyo ko nagiye kuri Yago TV show nkavuga nti abantu babifashe nabi bazi ko Ntagatwiko. No. Niba mfite 57 kuri Instagram abazwi muri Sekira nagize amahirwe yo kurukuko reka iriya Instagram nyikoreshe ikiri iby'Imana. That is what I'm doing.
icyo ndi gukora ariko abantu benshi bo ntago bari kubyumva mva Narakijijwe ni benshi bantegereje bageze gutya aragaruka ryari ndabavumira ku gahera wallahi ntago nzasubirayo nabwiye Yesu umbabarire wumve hafi unshoboze ibindi byose ndabizi ko I will make a step there. Yabwiye Yesu mbabarire kandi hari ikintu nabonye hari umuntu wambwiye ati wowe ujye wicara ubwira Imana iti Imana ndashaka icyana uyibwire for real je unda sinzi bari ukubwiriza ni bari kwakira Imana ariko relating to daily life ibyo tunyuramo ari amabora y'abasitari njyewe nzabazana iyo mpano numva nyifite I will bring them. Hari akantu wavuze uti Uganda nje nabaye iyo niho mu rugo my dad ni hari my mom ni hashyinguwe mbayo Uganda ni mu rugo hariyo wavuze uti ahanzi ba Uganda kubera iki bo bakomeye bakunda Imana kurusha twebwe. It's true, Uganda niko bameze bakunda Imana everywhere. Pastor Wilson Bugembe ni pastor ukomeye abapasiteri bacu barabyica. Go to the club wowe genda ufite ikigutwara. Wilson Bugembe muramuzi aragenda akajya muri izo church akitabira birthday z'abari abastari hanyuma nagakuramo kubatumira church igafata igatumira umustar tumira Bruce Melody rebe ko yakwanga azizayo nk'urubyiruko mwebwe mutumire ntabwo yakwanga ariko turi tubireka ngo bazizana ntabwo bari abantu bari atipe bazizana baje kubita ikinyafu ntabwo bizoro no kuri kw'Imana. But all in all njyewe ngiye gufata interview nongera gukora kuri YouTube nakora kuri abahanzi kubera iki Uganda bahagurukira Imana kuko kimwe mwumva ko ubustari bw'isi mwamara amaje mwagezeyo DJ Pius nkubwire Bruce Melody mubwire ndakora interview ya 2 2 3 ndi kubwiriza ntago bankira ndabashyira amazina mbandi for sure ndabashyira amazina kuko bari abatugize bari abasore ibaze Shadipo ariko Shadipo ndamurwaye ndashaka kumuzana mu rusengero n'ukuri kw'Imana. Okay hanyuma aho ngaho ndavuga nti Shadipo muzanye hano basi nibagende bamwe inzoga nibagende rwose batwekinga bashekinga ariko umunsi umwe ibiri gahoro hari ikintu cyahinduka n'ukuri bari abastari bakomeje baza si ngombwa ko banakizwa igihe cyabo nikigera bihorere bazaza. Imyaka maze muri entertainment ko nta kintu turi gusarurira ibyo bintu ndabireba ndavuga ariko reka tujye muri Yesu gato turi ibintu byahinduka. Ntanasezeye n'abakobwa babiri twakundana kandi arivuye Uganda uzi ko ndi bubasezere ariko uziko nakiriye agakiza ngiye bure na sinzi pe nukuri nagiye ntabasezere bararira baringinga ngo dusezereho gusezera sa nokuwe namwe murabizi kurya umwana nyine ndavuga Imana kuko ngiye nta mukobwa pe turangije basi mbasezere nukuri ni gutyo nari mvuye Uganda mu gitaramo cya Rwanda Uganda Connect mu kwa gatatu hano hora mbarara shima Imana ko nta mukobwa naryamanyeyo nawe wese barambwira ngo ariko nta musore nkaho urumva yabura abana ry'abana sha nkumva icyo kintu ni icyasha kibi uzo umuntu kurebera muri iyo sura y'ubusambanyi. It's a bad thing very kuze gutyo mwana wanjye agejeje imyaka 4 Nario Junior asanga saravuga gutyo muri societe ibyo byose uratekereza ukare umurongo wihereza ukabona ntawo for sure. So ndavuga reka njye mu rusengero yakwagitwaza nta muntu ntwaye njyayo ariko byahereye to preachinga WhatsApp group mbamo yitwa Prayer Warriors irimo abana bo muri America bitwa ba Vincent bitwa ba Moni yasezira mubazi ariko we started little by little muri yo group bagasenga mfite brother wanje akajya afasha tukabyuka nijoro kumva senga ariko ijwi rikankurura kuko sinjya ndyama ntasenze in the morning sinjya ndyama ntarasenga in the evening ntabwo bishoboka cyo nicyo kintu mfite ndavuga nti reka ntakunde kajye kuri church ngiye kuri church kwa gitwaza bwa mbere bwa kabiri nahereye materaniro hari amateraniro ava ku mugoroba kwa kabiri saa 11 saa 12 no kuwa kane. Yes I started gutyo hajya njyayo so nongewe akintu njya ntinya buriya ntabwo banyire kuko muri nge mazi ko ikintu Imana izi ni gute nagihisha umuntu wo kwisi ibyo aho niho uhera burya uzi ko aturi cyaha birakorohera kurokoka ariko umuntu mubiri wawo nduceceka wa muntu uceceka babitse byinshi ndavuga nti reka njye kuri church cyayo ndasenga bwa mbere bwa kabiri bitashaka Pastor Jean Pierre hejuru ndamubona Emma ndamubona ndavuga you have to make sure ko bana ba pastor bagomba kumenya kugira ngo banyobore mu murongo uko nje ninza nkasenga araba ari umuhango babandi bajya muri church. But what do you want? Urajya mu rusengero urashaka iki? That is the most important thing je nashakaga kumenya. Ndashaka iki? Ndashaka Imana
Imana ibayeho gute? Yesu yarabayeho gute? Yesu yapfuye afite imyaka 30, nta mwana n'umwe asomye, nta mwana n'umwe ari. Mbitekerezaho ariko nkavuga nti you have to live a holy life of Jesus. Ubu ndavuga ni kuva icyo gihe niba Yesu yarabayeho gutyo, ake nkajya gusenga nkagaruka nimugoroba nkasoma umukobwa kongera kansura nkatwara out, ndavuga ibintu ngomba kubireka. Ayisoya kuva nakiraga kizashize amezi 2 ubu ngubu nabatijwe nta mukobwa n'umwe nomero zabo narazibroken. I broke them. So kwigira mwiza, I speak honesty. Iyo mbonye mu maso urayibona ko ari ukuri, nge sinyambeshye. Ukuri kw'Imana nomero zabo narazidelete zose, nazishyize blocked. I broke them. Kubera ko ari ryambwira iti erege ejo muzahura wenda warakomeye mugakeza ubakize, so wibacira urubanza aho gubereka inzira mwari murimo ko yari mbi. So mu gihe batarabyumva bubaretse kuko bategereje barebe uragwira he. Nario ni yagwira arasitara ryari like that. Ariko maze kutaza 2 aho nakirijwe sitaza 2 byari bimereye nabi, ariko ndashimana ko nabivuye kuri ko Imana bivuyeho. Niho nemeye ko none hagakiza nkarimo, noneho mpaguruka wanumiye ngavuga nireka ntabwo nzarika. Wabimbwiye ejo bundi mbwiye mu kanya nakubwiye ni bro ko no bitari bukonde basi reka nze 11:30 basi reka nakoraga iki se ntacyo. I was just at home, ariko nkavuga ufite Bible yawe kuri telefone urayisomera nta kibi narindimo ndi gutekereza kujya kuri Chop Life. Numva igitaramo cyeneye kugiye cyangwa nyihorere, ariko nashimana ko when you speak to the Holy Spirit ibintu byose ukoze umaze iminota 7 wabitekereje mbere yuko ukora ikintu 7 minutes utekereze ku kintu gute umwuka wera nyobora muri iki kintu, norangiza utegereze iminota 7 ibintu birakora. Ntabwo narinzi ko bikora, ariko ibintu birakora bro, birakora my sister, ibintu birakora. Ariko twebwe ikintu kitwica abisi dukoreraho direct duhita dusoza, ukumva ikintu kikuje mu mutwe ugahita ukora. Naratekereje ndavuga ni uko byagendaga kose ubu ugomba kurindwa n'umwuka wera 7 minutes at least mbere gukora ikintu. So tugiye gutanga ubuhamya bwa buri mukarara hano kangire vuba nihuse. Nshimire cyane this brother of mine, nago nkuzi kuri Instagram brother Erickson. Okay, nakuzi, I know you, I think to kuri Instagram. Okay, abana twahuriye Instagram, even my brother, ndabashimiye cyane n'abandi bari hano. Imana ibahereza umugisha kandi ndazaguma mu gakiza. Secular music yoyo sikisigaye no vinimbo z'Imana downloadings. Ubu ndirimbo next time zaza mbaririmbire turi kumwe na band, but I want to thank you so much. Mfite indirimbo ziramuresha for real. So abambona bakora iki mumenye yuko mumbe hafi abishoboye, mumbe hafi, you know, mumbe hafi. Nyandikira Instagram ngende umuntu usubiza, nyandikira WhatsApp nta muntu nge niyasini, ntago bishoboka. Ariko ndashimana ko gukizwa kwanjye kwafashije abantu benshi. Maze kubona sofa contact 250 bambwire bati Nario naraguye mwana, ariko ndifuza gusubita ibintu byabona byankozeho ndumva mbishaka. Ndabwira na issue ati dushyire muri iyo group ya prayer warriors, nuko twe dusenga mu cyongereza. So I would suggest namwe urubyiruko ruraha nyaboneka mugire group yanyu musengeramo, mujugunyemo ijambo ry'umunsi, harimo ryafasha. Iyo group ni tuyibamo turibe noneho yuzuye, tujye gukoresha Telegram basenga mu cyongereza na Kinyarwanda kirimo. Ariko ntekereza ko buri muntu aryoherwa mu rurimi rwe yumva. Buriya iyo tumva urakekeka akavuga scenario ko yazanyemo nabona nkoze left biragenda bite. I prefer you ko bayobozi baha burubyiruko mukore WhatsApp yanyu group, mukora amaflyer yanyu mutumira abastar. Kiyenza abafasha no kuri kubazana abastar, nzafasha posting ijambo ry'Imana aho riva rikagera. I want to use my platform turive ko twakora iki bari abantu tubazana. Nukuri birakwiye. Imana ibaho umugisha. Ndumva ari ibyo keretse mushatse kugira ikindi mwambaza wambaza it's okay. Ndi single niba ari cyo washaka kubaza. Paka Yesu ampaye ukijijwe utarakizwa ntago mushaka. Ntago actually reka mbe clear, reka mbisubire, ntago shaka umukobwa udakijijwe. Kuko umukobwa udakijijwe biroroha ko yaguca inyuma kurusha umukobwa ukijijwe. Yakijijwe azi icyaha uburemere bwacyo nuko kiryana, niko mbitekereza. So umukobwa udakijijwe nyaboneka mbe mundetse niyo mwamurimo hano mwishushanya. Yesu abareba bigeze kure. Amen. Murakoze cyane. Imana imuhe umugisha, tumukomere amashyi menshi.
no kuri mumfashe musenyeri ngube mugakiza ntago byoroshye hari igihe ngira gutya nkabona abajyama banje bari kurya ubuzima nkabona stati zabo zahiye nkagira gutya nkireba ariko se nanone reka mbabazi kandi mumbere seriye impano yanjye MC ko ndo mu MC mwiza ko mbizi yeyo ngiye nkimusinga hagaruka nkasoma Bibiliya ariko nazagwa kuko azagwa turi atubare abari mama ibintu bitandukanye ariko mumbwiza ukuri tubereke tuganire ngende ngeyo ne musinge ariko mu mutima ndi umurokore right byashoboka ibyo bintu birashoboka cyangwa giye kumera nka yambwa yarutse birutse kabirya mumbwire no kuri uraza kumfasha umbwire twakire yego turakubwira Imana igumugisha mwinshi tumukorera amashi menshi NPC yaza kudufasha mu mwanya wo gusenga ndetse na Nario rwose brother turaza kugusengera cyane nagira ngo ntere agakomanteri gatoya hejuru y'ibyo byose yumva bamubwiye bamuhanuriye umugore wo hanze izu hari none ikindi gikomeye kuruta ibyo ngibyo isezerano ry'ubugingo buhoraho tubonera muri Kristo Yesu kandi iryo sezerano ubu ngubu urarifite ubu ngubu ufite iryo sezerano icyo ngicyo ni nacyo kintu gikomeye kuruta ibindi bintu ibyo ari byo byose isezerano ry'ubugingo buhoraho kuba Kristo ubu ngubu atakikubaraho icyaha na kimwe ubu ngubu rero Imana ikakwakira mu muryango w'abana b'Imana ikaguha iyo privilege yo kwitwa umwana w'Imana si icyo gusa kandi ngo yaduhaye n'imigisha yose tubonera muri Kristo yes Arsene nazi nawe ngo harakana ashaka kongeraho ariko twakira NPC nakira na Lionel hano imbere turashaka kugira ngo tuze kumusengera aba bantu bose nakiriye NPC muramuzi so nayatambuka hano imbere na Lionel yatangiye kunkuru mu gihe afite imyaka ya 13 mujye kuri YouTube yacu nawe murabibona yatangiye kunkuru mu gihe afite imyaka 13 so ararureka ubu ngubu nawe Imana yamuhaye agakiza n'umu evangeliste n'umuramyi kandi ubitinzemo kandi uri seriye ndabizi neza NPC n'umuvuga butumwa ubu ngubu arangije kwiga teology ubu nawe n'umuvuga butumwa Nario urumva ko ageze mu bavandimwe ibyo bavuga nta babifitiye n'ubuhamya hano dufite abastari aba bantu baba muri Himbaza Club n'abarundi bakubita ingoma bitabiriye East African Got Talent so uyu nguyu mwaramubonye n'uyu numwe wateraga amasiporo kandi baramye Imana so arabivuze ofete nibyo nashaka kuvuga ubundi rero umuntu wese aba umusitari bitewe n'icyo akora sibyo ariko turiyizi ko natwe turi abastari wenda abenshi ntago batuzi hano ariko mugiye kuri YouTube mushobora kutubona kandi turakunzwe natwe haba mu Rwanda haba mu Burundi haba ku isi haba ahantu henshi hatandukanye kandi turanakijijwe turabavuga butumwa Yesu ashimwe cyane turabavuga butumwa ngende mu ishuri rya teology uyu n'umwaka wa nyuma ngiye gusoza ariko ntibikuraho ko dukomeza gukora ibyo dukora kandi bikatwinjiza amafaranga kandi dukijijwe kandi dusenga Yesu ashimwe cyane uyu musore yabijemo mbere yanjye amaze kugenda ibihugu byinshi amaze kurira indege nyinshi cyane yahuye n'abakobwa benshi bamukunda bamwe ndanabazi ariko agakiza karamwinjiye mu mutima Yesu ashimwe cyane afite abazungu bamukunze bamupfiriye afite abanyarwandakazi afite abarundi abakongomani nibo ntazi ariko afite agakiza muri we kandi ahagaze neza Yesu ashimwe cyane kandi ntibikuraho ko dukomeza Imana yaduhaye tukayikoresha neza ikadutunga kandi tugakunda n'Imana Yesu ashimwe bari abastare bo hanze baratubesha baratwika barangiza gutwika bakagera mu rugo bakirirwa barira bakarara barira bugaca barira kubera agahinda nta munezero bafite ariko twebwe turagenda tugatwika mu makwe tugatwika amakonsere tugatwika ama event atandukanye tugatana kashe tukishima tugasenga tukaramya kandi tuzajya no mu ijuru Yesu ashimwe cyane
ubwo se urumva ahubwo batuzanire baze tubigishe ijambo ry'Imana, bakira agakiza, tubigishe n'uburyo bakorera amafaranga mu nzira nziza bakayabona kandi ubuzima bugakomeza. Imana ishimwe cyane. So rero nugira ubwoba, nunashaka waza tukanakorana, dufite platforms amafaranga turayabona kandi mu Mana Imana yaduhaye. Uza ubwo dukora bore ubundi urebe ko tutabaho neza dukijijwe kandi tubone na cash. Imana ibahe umugisha. Yesu ashimwe. Banze mubere Nario gatoya. Tugiye gusenga ngo tumufate amaboko tuzagize Kristo. Basekaga twumvaga ari ibintu bisekeje, ariko hanze hari imbaraga zikomeye kandi zikurura zitanishimira kubona umuntu avuye hanze yinjiye mu gakiza. Njyewe nahuye nabyo bikomeye cyane. Inshuti zawe bw'ubwazo mwagendanaga nizo za mbere zibanza kugukurura, zikabanza zikaguca intege, amagambo zikubwira zigutega iminsi. Kandi kuko nibyo reka zidutega iminsi, kubera ko umuntu wese winjiye mu gakiza aba ategerejweho imbuto. Iyo atazera bituma n'abandi bose batekerezaga Imana bayibona uko itari, bigatuma nabo ubwabo bibwira ko gukizwa ntacyo bimaze. Niyo mpamvu Satani akoresha imbaraga zose kuva watuye n'akanwa kawe ukavuga ko Kristo ari umwami ugiye gukizwa. Hari imbaraga zikomeye cyane zigusubiza inyuma kugira ngo n'abakurebaga batangire nabo ubwabo bumve ko ntacyo bimaze gukizwa. MC Nario ngewe naramukurikiye igihe kinini, afite imbaraga muri we zo kwinfluence. Uko ni ukuri kandi ibi yababwiraga byo kuzana abastar ibavuga, ngewe ubwanye shobora kutabisho, ariko we yahagurutse akabikora birakunda. Amagambo avuga, uburyo ibiganiro ayobora, uburyo akora, nabonyemo imbaraga muri we zo kwinfluence. Imana yigize uburyo ikora ikazana umuntu nk'uyu nguyu, tumuhagarareho tumusengere tumushyigikire, kuko niwe igiye gukoresha wo kuzana abantu. Kuko turi gusengera ububyutse, ariko muri twebwe ubwacu hari uburyo tujya tubigenzamo gakeya. Nushaka kuba wicaye ko tugiye gusenga, then tugufata amaboko kabisa. Amen. Hari uburyo Imana y'ubwayo iyo yaguhamagaye iba ifite umurimo igutezeho wo gukora. MC Nario si impanura, si ndi umuhanuzi ukomeye, si, ariko Imana igiye kumukoresha ku influence abandi ba. Kandi ni nacyo kiduteranirije aha ngaha. Ngewe nkizwa nari mfite isoni ebyiri. Nari mfite isoni ya mbere yo kwatura ko ndi umukristo, nabaye umukristo nakijijwe. Indi soni ya kabiri, nari mfite isoni muri ngewe yo kujya muri rubanda ahantu abantu badakijijwe bari, kubera ko numvaga bari bumbaze ngo bimeze bite mu gakiza, nka buri kintu ndi busubize. Iyo umaze gukizwa ikintu cya mbere kikubaho, habaho abantu bwa mbere babanza kugutega iminsi, bakabanza kureba ariko uyu muntu ugiye bimeze bite, byifashe bite, reka turebe ko ejo azaba agihagaze. Nanjye nahoraga senga nkavuga ngo Mana fata amaboko ntazagukoza isoni. Turu rubyiruko tujya tugira isoni zo gupostinga ijambo ry'Imana. Si turi gusengera ububyutse, ariko ntimusengera ububyutse kuko nta wundi Imana izakoresha atari twe. Okay, nituyinanira izakoresha abandi, ariko nta wundi tegereje, nitwe twateranye nona. Iyi si irahagurutse kandi ihagurutse kugira ngo influence abantu batari mu Mana kurimbuka. Natwe turi hano kugira ngo twe influence abo barimbuka kugaruka. Ariko birababaje cyane kubona kuri stati y'umukristo hariho stati zirenga 7 nta jambo ry'Imana ririho.
ugasanga stati ya mbere hariho ipusi yirukankana imbeba, akiruka ikayishakisha. Stati ya kabiri hariho ipusi yasinze igendesha amaboko. Iya gatatu hariho memes nyinshi cyane ikarinda zirangira nta jambo ry'Imana dushyize. Yahoze avuga ikintu gikomeye cyane, guhindura stati yawe ukajya uvana amafoto yo guseyinga ugashyiraho ijambo ry'Imana ni ikintu gikomeye. Njyewe nyizwa nari mfite Instagram iriho aba followers 85,000. Mita mfuta amafoto yanjye yose, siko mbabwiye gukora, nje nayobowe n'umwuka w'Imana. Futa amafoto yanjye yose, guhera icyo gihe mita ntangira gupostinga ijambo ry'Imana. Abanyarwanda bafollowingaga bose bavaho, hasigara nka 1/3 cyabo. Itimanuka igera mu bihumbi 45, ivuye mu bihumbi hafi 80-90, igera mu bihumbi 45, bose bavaho. Ndavuga ngo Mana niba shaka bashireho hasigara umwe, kubera ko ikintu twebwe dukunda like, dukunda comment. Iyo ushyizeho ijambo ry'Imana hajyaho comment 2 na like 3. Washyira ifoto yawe hakajyaho comment 100 na like 1000, ibyo bikatunezeza. Ndavuga ngo nihashaka hazare kura ikinga ariko azabibona. Senga Imana ndayibwira ngo Mana niba shake bashireho ariko ufite abawe bazakurikira kandi mfite ibyo kubabwira. Mu gihe cy'umwaka umwe n'amezi 6 bari bikubye kabiri, ubu bageze ku 108. Abanyarwanda muri bo baragarutse, ariko benshi n'abanyamahanga. Imana iyo wanze kuza izana n'abandi. Hariho abashinwa, hariho abahindi, hariho abantu ntamenya. Uko ni ukuri. Uyu ugiye kwifoto nta foto njya shyiraho amagambo y'Imana. Ujya ugasanga hariho komateri 800. Mbona inbox zirenga 30 ku munsi z'abantu babwira tusengere iyi si ifite ibibazo. Nta n'umuntu uzi ko iyo Instagram ari yanjye, sinshaka kuyamamaza, ariko kuko muri abakristo ndayibabwira, yitwa Gospel 250. So Imana y'ubwayo iyi gushaka hari imbaraga zigusubiza inyuma, nicyo ndi gutsindagira none. So tureke kugira isoni. Paulo niwe wanditse mu Baroma igice cya 2 umurongo wa 16, aravuga ngo rega ubutumwa bwiza n'imbaraga ntabwo bunkoze isoni, ntabwo bunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, haba mu Bayuda haba mu Bagiriki. Ariko twebwe shemu yaratwishe, turaza hano tugasirimba, twasoka gatoya ukahita ufunga ijambo ry'Imana, nuba ushaka no kuripostinga, nuba ushaka no kuvuga ibyabaye na testimony yabo usanze mu rugo, nuba ushaka kubaganiriza ibyo wahuye nabyo mu rusengero. Why? Ariko niba hari ikintu nabonye Imana ikunda ni ugukoresha urubyiruko, kuko nta bintu byinshi tugira, nta bagore tugira ngo turabiruka inyuma tubashakira amafaranga. Paulo niwe wavuze ngo mwebwe mushake kuko ni byiza, ariko nimutanashaka bizaba byiza kurushaho. Kubera iki? Kubera ko ngo umuruho w'umugabo ngo awuruha cyane ashaka ibitunga umugore n'abana. So twebwe nta kituriza cy'abagore, bamwe muri twebwe wenda twaranarangije amashuri n'abakiga, dufite influence nini cyane yo kubwira umunyeshuri twicaranye ku ntebe ukamubwira ngo iga, ariko umenye ko na Kristo agutegereje mu bugingo buhoraho. Nta kintu na kimwe dufite cyo kwitwaza, kuko aho twajya hose tugomba kubuvuga, habe mu ishuri, habe mu kazi, habe mu biraka twateye, habe hehe, ariko cyane cyane ataraha ku gatuti, cyane cyane hanze. Imana iguha umugisha neza. Nari ufite uruga, ntagaruka kubeshya, ufite uruga ntagaruka. Niba kubwire ngo ni umunyenga, urugamba rwa mbere ruri muri aka gakiza, ni urugamba rwo overcoming amagambo y'abantu no gutsindisha imbuto nziza abatureba baduteza imitwe. N'ubu nanjye ubu ngubu hari abakimbwira ngo uracyarimo. Ikintu cya mbere cyamfashije kuba byibuze ngikomeje
umuntu najya kugira ahantu mbona umwijima umuntu akambwira urajya hehe ngwino pona, urabizi neza kuri kujya ahantu hatariho, kandi usubiyeyo bakubona bakota kabisa. Benshi bazakubwira ibyo wavugaga nibyo, wabuze amafaranga, byakuyobeye, hiti ntugikora, hiti ntukigira gute, it's okay, it's fine. Ariko uwaduhamagaye turamuzi, no kwizera. Now tugiye gufata MC Nario, haguruka tugusengera. Tugiye gufata MC Nario, tumuragize Kristo. It's fine. Tumuragize Kristo. Tumuragize Kristo, Imana imuha imbaraga zo kuzana abo bose bari hanze. Igitaramo Nario uzajya mukabona ni igitaramo cyo gushyigikira abantu basambana banywa inzoga, ntuzagikore. Igitaramo uzabona ari icyo gushyigikira abantu bagenda bagasomana muri boîte bagakora, uzakireke. Uzababwire ngo Kristo afite amafaranga yo kumacishije n'ahandi mutwarayo. Njyewe nigeze njya ahantu mu gitaramo kirimo ibyo bintu, numva umwuka urankuruye urambwiye ati fata umwana umurye. Byarangiye namuriye. None se mbabeshye, nari maze amezi 8 mu gakiza, niyiriza senga, niyiriza senga, niyiriza senga. Nta hantu nambaraga nimwe dufite zo kugerageza Satani. Ikidushoboza gusa nuguhunga. Kuko Bibiliya iravuga ngo nitubura ubwenge na Kristo azatureka, niduhurwaho Satani. Kumuhurwaho ni ikintu kumusanga muri territoire ye. So territoire dukwiriye kubamo amasaha 28 baguhamagara uri hendi mu gusenga. Nzaba muri iyi nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose yo kubaho. So kubaho k'Uwiteka mu isezerano rya kera kwari inzu nyine, byari inzu, byari presence yo kwinjira mu nzu, ariko ubu inzu y'Uwiteka ni imibiri yacu, ni presence y'Imana. Aho turi hose ibitekerezo byacu, umutima wacu, imbaraga zacu zose zikwiriye kuba kuri Kristo. Tugiye kumufata amaboko, ibindi kubabwira ntago ari ibintu byoroshye. Tumuzenguruke. Abandi tumutunga ibiganza, kuko uyu ni umunyaga ukomeye. Mu ijuru barangije kuvuza impundu kera. Natwe tugiye kugira gute? Tugiye natwe kumuragiza Uwiteka. Tuvuge ngo Mana, uko wadufasha amaboko natwe twari turi ahantu bidashoboka, tubona ko bidashoboka, yakomereze Nario. Sinzawema kuvuga ineza yawe mwami, ibyo ukora birenze ubwenge bw'abantu. Sinzawema rero, sinzawema kuvuga ineza yawe mwami. Oh, ibyo ukora birenze ubwenge bw'abantu. Amamara wamamare, amamara wamamare, amamara wamamare, amamara wamamare, amamara wamamare, amamara wamamare, amamara Yesu wamamare, amamara wamamare,
amamara wamamare amamara wamamare amamara wamamare amamara wamamare amamara mana wamamare amamara wamamare hallelujah amamara wamamare amamara wamamare amamara amamara wamamare amamara mu buzima bwanje amamara wamamare amamara mu buzima bwanje amamara wamamare amamara wamamare amamara wamamare bidufite gutira habe na gato kuko ubuzima bwacu buri muri we bidufite gutinya habe na gato kuko ubuzima bwacu buri muri we haba mu byago ndetse no mu makuba aturindishe babazagira bidufite gutinya habe na gato kuko ubuzima bwacu buri muri we bidufite gutinya habe na gato kuko ubuzima bwacu buri muri Yesu haba mu byago ndetse no mu makuba aturindishe babazagira bidufite gutinya habe na kuko ubuzima bwacu buri muri bidufite gutinya kuko ubuzima bwacu buri haba mu byago aturindishe babazaga haba mu byago haba mu byago yo aturindishe babazaga bidufite gutinya habe na gato kuko ubuzima bwacu buri muri bidufite gutinya kuko ubuzima bwacu buri muri habe mu byago ndetse no mu makuba aturinda kuba turiho n'ubuntu bwayo Yesu kuba turiho n'urukundo kuba turiho n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo bwayo kuba turiho n'ubuntu bwayo Imana Kristo waguza maraso yawe nikichavu iyo mamo Kristo
Kristo nuwa jenda mahoro Imano Imana Kristo wagusa maraso yawe ikicha iyo mano Kristo nuwa jenda mahoro Imano Yesu Kristo Kristo nuwanje namahoro nikitavuguruza uwo mwana w'Imana Yesu Kristo Kristo nuwanje namahoro ayimpano wagusa maraso yawe ikicha Kristo jendama nikiwe nikicha Yesu atubambiwe iyo mano Kristo nuwa jendama nikicavuguruza Yesu nikica urukundo yadukunze iyo mano Kristo nuwa jendama Hallelujah 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 gift naha Nario muri kano kanya ni ijambo ryanditse mu Bafilipi igice cya mbere umurongo wa 6 bavuga ngo icyo nzi neza rwose ntashidikanya nuko iyatangije umurimo mwiza muri wowe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Umunsi wa Yesu Kristo no kugeza umunsi Kristo agarutse. Hallelujah. Dusubiramo ngo icyo nzi neza rwose ntashidikanya nuko iyatangije umurimo mwiza muri Nario izawusohoza. Hallelujah. Kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Reka twakire Lionel tukiri hano atuyobore mu mwanya wo gusengera izindi ntama nyinshi zazimiye zitari zakizwa aho zirahariho hose. Niturangiza turaza gusirimbana twese duserebra kubw'ibyishimo Imana yaduhaye uyu munsi. Hallelujah. Ntago byoroshye. Iyo mbonye MC Nario nanjye nkireba nkareba na NPC mitambona ko mitambona Satani ari gukorwa n'isoni ukuntu. Impamvu NPC ngenda muzi mbere ataramenya kuko hari ahantu hari abakwazini bacu twagega kuba wenda we arabazi ko barawure urabazi barawure warunzi se
kabara ureba ya niki ibintu nk'ibyo ngibyo hariya mu bibare uriya mutipe ngewe ntago nari nzi ko ntago numva ko ashobora gukizwa kuko ukuntu yari ameze byari ibintu bikomeye cyane wakubitaho nanjye umuntu watangiye kwinkorera urumogi ufite imyaka 12 turi muri primaire ntabwo uhita ubona ko satani ari gukorwa n'isoni wakubitaho Nario rero ukahita ubona hari imirimo nukuri hari igihe Imana ikora ibintu bikomeye Sara ntunzi wenda ntanzi nk'urumogi anzi nyine nkina umupira ariko ntabwo yari azi ko nk'urumogi ariko nararunywaga ariko bavandimwe iyo mbonye imirimo Imana yakoze mpita mbona ko satani ari gukorwa n'isoni so wigira ubwoba Imana izagushoboza uri kumva ko ufite ubwoba ufite iki natwe niko twese ngene naravuga ati se ubungubu nzamara iminsi ngaye ntarakanywa nkumva ntabwo mfite icyo cyizere ariko Imana irakora haleluya so tugiye gusenga amasaha yageze ndajya dusoma ijambo rimwe riri muri ayo materaniro tuyakora sibyo Deni ayo materaniro tuyakora ayo materaniro tuyakora ya ndajya dusome ijambo riri muri Timoteyo wa mbere igice cya 2 guhera ku murongo wenda nk'wa 3 nibyo tugiye gusengeramo haleluya tugiye gusengera abantu gukizwa kw'abantu haleluya avuga ngo ibyo nibyo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya iki bakamenya ukuri Timoteyo wa mbere igice cya 2 guhera ku murongo wa 3 kugera ku murongo wa 4 ku murongo wa 4 avuga ngo ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri haleluya reka duhaguruke dusengere reka duhaguruke dusengera abantu muri rusange abantu bose bakizwe nicyo kintu cya mbere ntago Imana hari akantu kamaze iminsi kamfasha ntabwo Imana yaje ntabwo Kristo yaje kugira ngo dutunge ibintu byinshi nubwo nabyo kubitunga ari byiza ikintu cyamuzanye cya mbere no kugira dukizwe haleluya nta kindi kintu cyamamanuye no kugira dukizwe ibindi tukabyongererwa gukizwa niho hantu honyine nabonye mu ijuru ngo haba fete no mu isi hakaba fete nta handi ntago Imana ikora fete kuba ko wabonye inzu wabonye imodoka wabonye iki reka da biriya hari akantu nabonye kuri nuza mbona kwa kundi umuntu amaze nk'imyaka 50 apfuye ari mumva afite ibikomo ahangaha hose by'izahabu ari amagufa gusa bintera iyo shusho yanteye gutekereza ibintu byinshi ndava harya ubundi iyo dupfuye dufite ubutunzi ibintu dufite meaning yabyo harya bipfuye bigenda gute ariko nza gusanga nibyo twirukiramo cyane nibyo twirukamo dushaka ariko Imana dutabare haleluya umuntu utagira umutwaro wo gusengera abantu batarakizwa biragoye ko wakumva ishyaka ry'Imana n'ikintu kiraje inshinga Imana nuko abantu bakizwa nta kindi bava mu byaha nta kindi haleluya reka dusenge Mana tukoretse abatarakizwa mu izina rya Yesu Kristo Yesu isi mu biganza byawe turakwereka mwawe Mana nzi mu rubyiruko rutarakumenya Mana dushoboze mwami turi hano ngo dukoreshe turi hano ngo dufashe turi hano ngo mwami duhe imbaraga Mana ukize isi abatarakumenya bakumenye bamenye kuri Imana bamenye kuri Imana ishobora byose mu izina rya Yesu Kristo we Nazareti turakwinginze mwami turakwinginze tabara isi mwami tabara Mana nzima urubyiruko tabara abanyamahanga mwami twinginga cyane mu izina rya Yesu Kristo abantu mwami Mana nzima batarakumenya bakumenye we wabohoye kwita ku buzima bwanjye we wabohoye mwami Mana nzima NPC we wabohoye Nario mwami Mana nzima wabohora benshi mu izina rya Yesu Kristo wabakiza inshuti zacu abanyeshuri twigana
Yesu turarira mwami twinginga ukize utabare mwami mu izina rya Yesu Kristo abatakuzi bakumenye mu izina rya Yesu Kristo turatabaza mu mbaraga za Yesu Kristo ko nta kindi cyakuzanye ni ukugira ngo mwami Mana nzima tumenye ukuri tubatuye mwami wapfuye kugira ngo dukizwe wapfuye kugira ngo mwami Mana nzima abatakuzi bakumenye nicyo kikuraje inshinga nicyo cyakuzanye kugira ngo dukizwe no kugira ngo tuve mu byaha no kugira ngo duhinduke no kugira ngo mwami Mana nzima urupfu rwawe mwami rugira akamaro mu buzima bwacu mwami Mana nzima gukizwa kwacu mwami turagushimiye mwami ko ari wowe mwami nzima n'ahandi agakiza kabonerwa ni muri wowe 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 ni wowe mwami Mana nzima tuboneramo agakiza senga mwene data senga wirangara senga abatarakizwa bamenye Imana bahinduke bave mu byaha senga wirangara rwose gira icyo ubwira Imana watura amaraso ya Kristo kugira ngo bataramenya Kristo bakumenye mu izina rya Yesu Kristo Yesu nta wundi dutabaza nta wundi twishinga nta wundi dutabaza ni wowe turatabaza turiringa cyane mwami twese byose mwami Mana nzima kugira ngo Yesu utabare mwami imibiri yacu utabare mwami Mana nzima turaturububwitse mwami Mana nzima turakuduhagurutsa turakuduhagurira neza ukatugendera mu mbaraga z'amaraso ya Kristo wakwigarurira urubyiruko rwo mu Rwanda data wakwigarurira wabuzuza n'inzara n'inyota yo kugushaka data umwuka wawe wera abakozi bakira erega imbaraga zawe data zibagezeho babohoka erega urukundo rwawe data barusobanukiwe bakizwa erega ubuntu bwawe data babuhishurira bakira erega Yesu wabikora Yesu turakwinginze mwami genderera isi mwami tabara isi mwami kugira ngo mwami batakuzi bakumenye mwami turakwinginze mwami turagushimiye mwami Mana nzima reka dukomere Imana amashyi kuko Imana ibohoye dukomere Imana amashyi kubera ko Imana ibohoye ikijije abantu mu izina rya Yesu Kristo haleluya Imana ishimwe cyane reka dusenge dusoza wansabye gusenga dusoza bwa materaniro turashimira Imana ntekereza ko twese abenshi bafashijwe twafashijwe haleluya Imana ishimwe ku bwa New Generation for Revival ndetse na Save One Soul gutegura ibihe nk'ibi ngibi ndatekereza bizagera ahandi hantu hejuru nkuko Nario yabivuze nukuri kandi niba hari ahantu umuntu aza akaruhukira nuko haguye kubaho ikintu nk'icyo ngicyo amen haleluya reka rero dusenge dusoza dushimira Imana kubyikoze kandi tuyereka n'ibindi bizaza Imana izadukora ibikomeye n'ubundi haleluya kandi package twakuye ahangaha Imana idushoboze wa mugani wa NPC ntitujye hanze ngo dutangire duposting injangwe yasinze cyangwa se mbeba iri kugira tugaragaza abo turibo kuko nimba ufite isoni zo kuvuga uriwe hari umunsi nari gutanga ubuhamya hano aho Imana yankuye umuntu avuga ati Imana uvuga biriya bintu Imana ndavuga ati mu gihe ntakibikora kuki ntatanga ubwo buhamya ahubwo nagira isoni zo kubivuga mu gihe nkibikora sibyo ra ntuzagira isoni zo guhamya mu gihe utakibikora Mana turagushimiye kubw'aya materaniro
wakoze mwami gukora bikomeye, wakoze Uwiteka Nyiringabo kubwa New Generation for Revival, wakoze kubwa Save One Soul, wakoze mwami kubwi service, wakoze mwami kubw'imitima wabohoye, wakoze Yesu turagushimiye, wakoze mwami kubw'imirimo idasanzwe wakoze, tugushimiye kubw'itorero mwami ryatanze place kugira ngo mwami tubashe kuruhukira aha hantu mwami, tugushimiye kubwa presence ya buri wese wabashe kuboneka aha hantu Mana, umugisha buri wese umugirire neza Mana, dutaha utahane natwe mwami, tukweretse n'ibihe bizaza bindi mwami, turi gutegura izindi fellowship mwami, uzabane natwe, reka mwami Uwiteka Nyiringabo uzatwagure, reka mwami ntibibe ibihe mwami Mana nzima byo kuza Uwiteka Nyiringabo kugira ngo twuzuze umuhango gusa, ahubwo habeho transformation, habeho mwami impinduka, kandi turagushimiye mwami Mana nzima kubw'igitekerezo kidasanzwe watanze mwami, turagushimiye kubw'abo wabohoye, turagushimiye kubyukoze, turagushimiye Yesu, turagushimiye mwami, turagushimiye ko biba itangiriro, kandi mwami Mana nzima uzakomeza mwami kuzuza amavuta yawe, uzatanga inspiration mwami, uzatanga izindi mbaraga zidasanzwe mwami, ugatanga mwami Mana nzima ihinduhishirirwa mwami ridasanzwe, tukava mu rwego rumwe tukajya mu rundi rwego, tukava mu bwiza tukajya mu bwiza buruta ubwiza mwami, turagushimiye kubw'aya materaniro, urakoze mwami, urakoze kubw'imitima watanze mwami Mana nzima, urakoze kubw'abo wabohoye, urakoze mwami no kuba uzabohora mwami, icyubahiro ni icyawe, turagushimiye ku buri muntu wese wagize uruhare mwami kugira ino fellowship igende neza, umuhe umugisha mwami, ari abakuriye muri background mwami, Uwiteka urebe umutima bakoranye baho umugisha mwami, wagize neza, wakoze, icyubahiro ni icyawe, turagushimiye, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Imana ibaho umugisha mwinshi, reka iri joro turyite ngo testimony night. Hallelujah. Bakumbuje episode ya kabiri. Hallelujah. Hazaza episode ya kabiri ya testimony night, sibyo? Nahoze mbibwira NPC. NPC ni inshuti yanjye, Imana imuha umugisha ko yaje. NPC wabonye? Nakubwiye ngo hari surprise ndi kumva, nanjye sinari mbizi, ariko gusa buriya byari umuteguro w'Imana. So Nario, Imana iguha umugisha mwinshi, abakozi b'Imana bateraniye hano, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, inshuti zacu, inshuti zo muri Save One Soul Ministries, murabizi ko njyewe ndi umusave ndi umusave kabisa, ntujyamo, kandi iki kintu ntago gishoboka, ntago revive ishoboka nta unity. Revive ishoboka gusa iyo hari unity, niyo mpamvu birivuga ngo bari bateraniye hamwe bahuje umutima. Rero iri joro ntago ryadupfira ubusa gutya gusa, reka dusozanye ifoto y'urwibutso, abantu bose baze hano imbere, so twifotoze ifoto y'urwibutso, kandi nta foto nta cyaba.